igice cy'ibigomba gukorwa. Wowe one stop center uyumva ute head wa RDB usobanurire, cyangwa ikora he cyangwa idakora ni he? Your Excellency, uyu munsi one stop center iri fully operational. Harimo inzego za leta zose zirenga 20 zitanga permits na licenses in all sectors. Urambwira ubu ngubu I'm not impressed. Ntabwo mbwira ngo ubu birakora nyuma y'imyaka ingahe? Nakubajije ngo one stop center, the whole idea and principle bimaze imyaka ingahe? Byagomba gukora kuva he kugera he, ahandi ntibikora. Nicyo kibazo nabajije, ibyo usubiza ntabwo ari byo nabajije. Your Excellency, before this year, One Stop Center RDB was not fully operational. It was working with some essential services. Why? Jango ni design, Your Excellency, jango twaikoze neza, have some permits and licenses that were still being given by other institutions. Why? Subiza ikibazo mbaza. Your Excellency, mukora iki? Wowe uri mukuru wa RDB ariko ntabwo wumva One Stop Center yayishyizeho icyo bivuze. Urambwira iby'umwaka ushize, RDB imaze imyaka ingahe Claire? Myaka 10 irenga. Iki? 10. Gusa 12. Uravuga igihe wayigiriyemo cyangwa uravuga igihe? Ariko niyo yaba imyaka 10 byatwara biti